umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Umwari, utambwira ko ibyo nketse ari byo. Utambwira ko ibyo nketse ari byo. Umwari, uratwite? Uratwite? Oya. Ndakubaza uratwite? Oya. Ndi gukina nawe. Umwari, iyo nda ni yande? Iyo nda ni yande? Ntago nwite. Ntago nwite. Uratwite iyo nda ni yande? Umwari ntukomeza kunesha umutwe. Ndakubaza mbese iyo nda ni yande? Umwari iyo nda ni yande? Niyo guteye inda? Umwari ndashaka kumenya umuntu waguteye inda none ahangaha. Urabizi ko nge nawe tutararyamana na rimwe, ariko ndabibona uratwite. Umwari uratwite. Haguruka umbwire. Ndakubaza ninde waguteye inda? Ninde waguteye inda umwari? Iyo nda utwite ni yande? Ntarakwica none ahangaha. Mana yanjye, ubu koko ibi biri kumbaho ni ibiki? Umugabo wanjye aramutse amenye ko ntwite, namukizwa n'iyahe koko? Ahubwo se aramutse abibwiye papa we namukizwa n'iyahe? Papa
wowe ni uguhita nyica pe. Ndakwinginze muri aka kanya, Mana yanjye ngirira impuhwe, niwe uzi icyo gukora, kuko aho bigeze ngenda ndabona ntacyo nkwiye kwifasha. Hirwa hanze y'umugabane w'Afurika, aho rero ikipe ya Man City yari yacekeranye n'ikipe ya Liverpool, ndetse Man City rero umukino uza kurangira Liverpool itsinze ibitego bitatu. Anahembwa y'umutoza twiciye ikipe ya penalty ntabwo nari kuyihuriya yanyana nahembwa hariya. Ubone nuko napfubye mu mutoza. Wapfubye miki? Anje byawe mwana nk'ubu ukina football. Yewe, yapfubye mu mutoza w'ikibi inzoga ariko. Soka gira amagambo. Ndumva kamaze ko nkusha nk'ubu nkawe y'ikina umupira w'amaguru wari kubiki. Oya nge nzaba umuganga. Sinumva ko ukina umupira ari byo bintu by'ingenzi. Ariko hagatangaho na bite n'ibitekerezo ntari bagirwa. Nkusha wasanze mushiki wawe Kigali. Akagushakira akazi. Si nkumba se. Amashiki wa Umwari yagushakira akazi Kigali cyane pe. Abana banjye bombe babaye abanyakigali. Murumva atari byo. Kigali ntabwo nahabura akazi pe. Kandi nakabona keza nyine gafatika gasobanura. Muzi ko uhari nk'ibintu muvuga ako papa mwa. Abana banjye bombi bajya Kigali bansige hano. Bitwaye iki? Gute se? Kubona agenda ngiye ngakomeza n'amashuri yanjye ngakomeza kaminuza nkiga. Hirwa ni ukuri do unsize hano na mwa. Umenye neza ko mwazasanga iso yaranyishe. ayo baherutse gucukura muri no minsi yose twarayohereje nta kibazo. Amafaranga narayabonye yageze kuri konti. Oya hari ibyo ntarasinya, ariko nibamara kubima nkabisinya nta kibazo. Nzahita mbikora. Sawa, nta kibazo ushobora kuza kugira ku kazi nkagusinyira nta. Sawa. Sorry? Neza. Bose mukuru yarakoneyeho ngaragukeneye mu ruganiriro. Okay. Hakwishanurira gwira. Hakumugore ntarwara mu mutwera. Kugize ntakwisha mbere ko babyara. Imyaka yose twamaranye watinze no kubona urubyaro. Sinkwice, ubu nibwo nakwica. Warambyariye ihungu nakobwa. Ahaha. Shaka ibintu bya. Umahanga tuzahinga turye duke. Umwana umwe Kigali dufite arahagije. Umugore nteruvuga. Ese mama tuzabana hanga ngusazire mu maso nta kintu nakumara ibyo bimaze. Hirwa, umwana namara kubyara azanyoreza umwuzukuru. Mbone kugenda. Tuzasigarana, sibyo? None nzarindira umwuzukuru. Naga igihe hari iki ngiki cyo kugira ngo ugende. Ariko Hirwa, iso ntimubana ntumubona. Uretse nyoko ukunda provocation. Ndi umugabo mubi, tuvugisha ukuri. Kuri umusozi Hirwa vugisha ukuri n'urya indimi. Hubere nyoko. Gose ndi umugabo mubi. Yaboze papa nyine kamubwiza ukuri. Uvugisha ukuri kabisa. Umubyeyi wanjye ntabwo najye guca ku ruhande. Mubwiza ukuri ibintu byose urabizi. Kabisa. Wumva papa nyine mubwiza ukuri se ntari navuga. Nyine ukuntu meze uri umuntu ukunda ibintu pe, ukunda ibintu cyane kandi nta nubwo uri n'umuntu mwiza rwose. None se sibyo ngiye ngo mama bahangayitse yahangayikiye ubusa. Yabuse mba mpangayikira ubusa nyine. Umuntu ukunda amafaranga ubuzima bwe bwose, umuntu reba inshuro nkubitwa mu cyumweru. Abo wanyoko. N'isoni. Ibintu byose ushaka kwigira umuntu. Uzahora mu bigutiya bya nyoko. Yasahuze mu bigutiya bya nyoko. Umuntu umugabo avuga nka se. Uzahora mu bigutiya nyoko kuzimarira iki? Amana njyana kugira ngo urwacu rutere imbere. Yes. Ubuse twageze kuki? Aho mutima utageze muri. Wageze kuki? Icyo nafite niki? Hejuru ise yuko iyi nzu harimo n'agasima nibura. Ntuhora mu kabari ubuzima bwawe bwose. Amafaranga ejo ndi bazanye ntabwo wagiye mu kabari. Wigeze umaye kwiyogoshesha. Reba. Sinamureze. Indurera. Warandeze ariko si byo. Narakureze nareze mushiki wawe narongoye nyoko. Bakamaze gukora sajya kunyizamura ngo nkundibe. Iyo mbikunda mama aragwinge mwana rwaye bwaki. Ubashabira. Uyu munsi nabonye raporo y'imigendekere y'akazi wanjye muri office. Nasanze rwose bitagenda neza. Ni gute uyu mwaka dushobora kuguka miliyoni 200?
mu gihe umwaka ushize tumutse miliyoni 400 wambwira amafaranga yagiye ntabwo ari mbaza se subiza abana ntabwo najana kwirwa nyine nawe ntabwo njye nazanye amafaranga nyine kampani kugira ngo amafaranga bafate uyahombye miliyoni 400 umwaka wose. uyu mwaka akazi kagenze nabi kubera ikibazo cy'abakozi twagize. Akazi kagenze nabi gute se? Urabizi neza ko umwaka ushize tutigeze uduhemba abakozi neza. Bivuze ngo uriya amafaranga yabo nari mfite bose nari yabishyuye. No, birasa twumvikana. Urabizi neza ko waje mu company nubwo ufite imigabane mike nkafite imigabane myinshi. Ariko hano nka manager ngomba kota ibintu byose nagomba guhomba. Abakozi waranga uri mu biki sinzi ibintu bugiyemo. Ku buryo amafaranga angana gutya yaducika. Dushobora gutanga imisoro Rwanda Revenue dutanga imisoro hano hose mu turere hose. Bareka amafaranga arahombye. Aseka kire ko numva umbwira nabi maze bite. Nakubwira nabi se. Urambwira nabi n'abakozi bumva nasoni. Abakozi ni mu gihe batabona ibintu biri kugenda neza n'abara maraporo. Sinzi ibintu birwa mu rwose amafaranga gita ko kwaka dushaka. Hamwe gusiga warabuze ibanza ngo zanye amatara yose. Umvura umubwire gakire. Ubwiza ukuri kw'Imana. Iyi kampani nubwo nyifitemo imigabane mike ariko mfite agaciro hano. Turi kumvikana. Ntabwo rokwe kunsuzugura no kugira kapari wawe. Waje ndikundana cyangwa nazica. Uri kumva je? Iyo bari ababyeyi bakunda babyukiye mu murimo uyu munsi ntabwo wabyutse wiba ubusubira nk'umugore utarya ubizi neza yuko ubaye nk'umugore utarya cyemera guteruka njye ariko nihingiye uhinga mu isambu ya sose si isambu yaje uhingamo kwihinga wajya guhinga iwanyuze n'iso faranga yose nako kagenda mu byazanye ikintu cyose abonye ni ukuhita ajugunya mu kabari ntabwo ushaka gutekereza uzana mu gutebya no komeza nitambuke mbese ntabwo wabyaye uzahera mu gihugu cyabyanyo oho Hirwa nukuri ko Imana n'akazi kanyu ni munsi gado muzasanga umuramo nese umunza gusazira mu maso ubu nibyo ushaka ugiye ngunzi ngumi imbere yawe gusazira mu maso ntabwo nyine uzansazira mu maso ariko ntago ari aka kanya kugira ngo ugende habuze Hirwa nta nubwo ubona soko ko ntago mureba ngo umubone muri gihe kizagera nimara kubona ko ibintu bishoboka nkubwire ngo umwana wanjye ajya gushaka ubuzima ariko wakakanya ndara nkubitwa ijoro ryose ni wowe udukiza uyu imyaka mfite niyo kuguma nicara none se urumva urindire ngiye 30 noneho ninga aba ari bwo ngiye Hirwa ubwo nyine uzakora icyo ushaka gusa muzaye muzaho munsize warangije kurya niyandururire ushobora kugufata we nkagufata ngufunga ufunguza bakaruta ukabura kurengera najye n'umenya warangiye ejo amafaranga njye bazashana muri company washaka gusubiza kuri siko ako ikibazo ufite ni ikiye kweli ubu nzi ko kugira atera imbere akabuye asubira inyuma umva nkubwire birasa wowe ucunze nabi shobora kwirukana muri company amafaranga yose watanzemo nayo gusubiza nawe bagahagura nawe bakugura cyangwa uzagirisha ngewe gakire amafaranga yanjye nta nitsundura amaso cyangwa naguma kuri amagihumbi birashoboka ese warebye kuri konti usanga nta kintu kiriho se cyane miliyoni 400 turi kunguka zabaho gute amafaranga yose dukorera hano wirirwa yajyana mu ndani umfasha nkumenyere uzenguruka za hoteli zose zo muri uno mujyi wa Kigali kandi reka nkubwize ukuri wowe nkubwize ukuri gakire ibintu byose ukora umenya ko bisakugaruka hano maze kwirukana abakozi bangahe wose uryamana nabo nta mukozi umara kabiri hano ariko ubutaha nibyongera kuba ndakubwiza ukuri njye nawe tuzahaka utange kunzamukana umutwe umva nkubwire Birasa utazongera kwibeshya n'undi munsi wari ubuzima bwawe buri private kubuze nta mu kazi nibizo ndagizamo birandeba nibashiki basema ari kurongora gake nibashiki ndakubaza bashiki bawe reka nkubwire ntacyo mbwira sokera mu rugendo sohoka genda gira kwavuga sinshaka gushwana kandi sohoka turazikora ku telefone cyangwa namaje gusubwenya kugiye sohoka genda Birasa genda ariko koresha umutwe sohoka ugenda andi basi
Mona Lisa. Reka se. Ase ubwo wowe reba igihe cyose kiba gishize. Ubu nibwo wibutse kumamaga. Mana nyagasani we. Nese aho ngaho i Kigali bimeze bite? Cyane hatwe nyine aha ngaho se subize ukuntu wadusize tumeze, ibishyimbo birimo birera, ibintu byose bimeze neza. Ngaho se sha mwana mbwira nzaza, ahubwo ku kantu ni kuvuza, ku kantu niko kazima mu bintu byose wagiye uvuga numvise keza. Ngo wibana muri ghetto? Se kandi se kuba naza hari ikintu bitwaye. Oya. Ariko ngiye nareba ukuntu masimbukira nta kibazo. Nkabasura da nta kintu byabitwaye. Nese urabona hameze gute? Zikuri muranera amatsiko menshi. Ngaho sawa ntacyo nanjye hari utuntu nari ndimo ndaza kukuvugisha. Ndaza guhamagara niba utakigira busy nka mbere. Sawa. Sawa ntacyo reka nihute. Utuntu nari ndimo ndabona turangije. Sawa mesi. Twaze tuvugana mbona uri stressé vipi? Petit frère ubundi ntago meze neza, ntago nakubeshya. Iki kibazo sibyo? Hirwa. Petit frère ukumva no kunateye inda. Wow, uteye inda? Narabuze umukobwa wabivura. Uteye inda wowe? Congratulations rero. Uri kwishima ukumva no kundi mu mazi abira. Mbese ntago ntuje. Ufite ibibazo n'icyatanu birenze. Ureba imyaka yawe, urebe nuko ngana. Uwo wakabaye uterwa n'ikibazo cy'uko wateye inda? No. Sigira icyo ni kimwe. Ntemereye inkunga iyo ari yo yose. Bro, reka twe kuvuga byinshi sibyo? Ibaze ko nateye inda umugore ufite umugabo. What? Mbese ubu ngubu urifata uragenda. Jesus. Ujya mu rugo rw'umugabo nyine ujya gusenya ingo z'abantu. Right? Mfite ikibazo kitanyuruhiye. Mu bintu byatumye nguhamagara ni ahanini nicyo ngicyo. Urumva ngiye nari ndimo nitahira. Bumaze kwira hafi nka saa moya saa mbiri gutyo. Ngeze imbere y'urupangu mbona umukobwa wicaye iruhande rw'igiti ameze nk'ufite ibibazo nyine asutamye. Cyamaze se umukobwa bite uruwa hehe urifuza? Cwe ntiyavugaga. Ndamwire se ntago ubufasha basi ntago icumbi niba ufite ikibazo. Arabyemera ndamwinjiza mu nzu. Mwereka aho aryama araryama. Bukeye bwaho turaganira barambwiye ngo afitanye ikibazo n'umugabo we ngo barashwanye ngo yamwirukanye. Ndamubwira se umugabo wawe se bite? Ntiyasobanurira neza. Ko rero ndamubwira wegenda ubwo ntibyanga ubwo uzambwira. Hashize iminsi mbona aragarutse. Aragaruka. None sinzi ukuntu nagize nye kwa kundi yongira sometime ninywera ka wine. Nawe muhaho araho. Nawe urabyumva nyine cyakurikiye uko byagenze. Shiduka muteye inda. Numva muteye inda rero ibibazo bitangira kuba ibibazo.
aragenda mbona agarutse agarukana n'ibikapu ati waneye indasi z'ibiki ntabwo ndi bugende bro mbura ikintu nkora birancanga ibaze gutera inda umukobwa ufite umugabo kuko ejo n'ejo bundi abantu bashobora kunkurikirana ngo natwaye umugore w'abandi umva rero ngewe ibaze ko ubundi no gutekereza kuba nagira kuba nakwimuka nkava hano kuko njyewe nahise mwirukana nabi cyane ndabwira se uraza kuba hano mu buhe buryo sasa umuntu umeze nka padiri nkawe ni gute wakoze ibyo bintu ampurisi none umugore w'abandi none se umugabo we basi uramuzi ntabwo muzi nicyo kibazo ngewe mfite Yes, boss. Okay, kanze nonaha ntacyo. I'm on my way. Okay, ndaje. Boss, mu kazi tuko pamoja. okay ko ibyago bigwira abagabo uyu mukobwa namwakiriye iki koko Imani irakoze